panga abantu bajaga saa 5 bakagaruka saa 9 bari baga kwimyeze oya gusa ntabwo uzi ko umuntu ashaka konza akabaganiriza bose ubu kuganira nawe panga bwo muri kuvuga niki muri kunegura muri kumvugana uri kugenda urukumbunza muri rubanda ngumugabo wanje ariko nawe ndi umugore w'igicucu ubwo nakwisubiriza umugabo icyo bintu biba mva mwiyamirere kwishuza na amaderege tukavuga ngo inzu zanje mubaga muzi itariki mumpereza amafaranga igende bwo yangahe angahe ako hari n'ikindi kintu nshaka kugira ngo uzanjane turukumvikana unyereke bari abapangaye bose kuva ku murongo ubabwire ko ari njewe nyine maze hari ikibazo cyazana gutwara Manuel none koko hariko koko ngo wagize ibyago ntaburaga ibindi koko ubu ndamenye ikoti rimizwe nihe nkuba koko ikoti ryari riri mu nzu none ko ari ryo narishaga ndi kuvuga ni noneho uramusaza naza kumbaza umwana we ndamwereka igoti none naryo ufu sinzi nkubirimiza ese ubu nimbe baziririya zikarya zikarirangiza ikoti ryari ringana kuriya ariko mani ishobora byose koko mani tuyahirengeho mwijuru ni wowe wakundengera ubu nubundi birabyana ngiye kongera kubisagata kavuna urakabura ibyo urama haramizwe ngo yiwanjye gera vayo hano nubundi karongeye kakubayeho vayo hano nkubwire ndi kukureba ndakubwiye ngo ubu bwa mbere n'ubwa nyuma bwira ikoti rya Nsabiri giye kwari cyo narishaga wigeze ubona nijambaye kuva yagera hano ndakubwiye ngo ryari riri mu nzu urabyabeye ko ryari ubwo niho riri nyine genda urisha ubizi ko dufitanye ibanga ry'uko Nsabii ntawe uri muri uru rugo tukaba twari turi kurisha ikoti mbabarira ntunteshe umutwe mbabarira ntuntsembure kuki ibintu byose bya hano bizahora ari hamagara baruturumayo wamwiyama baruturumayo vaho hano ntundata hirya biguru wavunitse ubishaka wagombaga no gukora amasiporo gagaragara ntuvunike vayo hano intonganya zihoraga mu ubu naje kumutesha umutwe ngiye kumutesha umutwe sinje mwawunesheje gakeya ngo ni shaka kumenya ngo ikoti rya Nsabiri ririhe none uraribaza nde ndaribaza mwebwe shaka mu nzu hose cyareke tujye kurishaka nashatse no kuri parfum nuriye nashakiye mu madirisha nashakiye mu makostara ikoti naribuze ngomba kuribona rero kuva ubwo naryo rireke nyine rigende nka nyira niko kuvuze nese buri gihe gute tubura amahoro ku bintu bidafite agaciro ha iki nkubwiraga uburemere bw'ikibazo cyuko nabuze Nsabiri ntibigira ico bigutwara ntibigira aho bigukora kavuna ko kubura uruhinja utagereje kuzakura kamera amahembe ariko man neberi ibintu birashaje kuko aka kazi kuko ndagakora gufata bicika mfundapundikanya ibishoboka n'ibidashoboka nibi bintu ndabirambira bicyurambi byo bigeragehe urambiwe ibi muze umva uje nagushakaga none kuri inshuti bo ariko rero bose nuko ngiye mpora mbikubwira ariko ubucuruzi bwacu uyu mushinga wacu ntabwo uri kugenda neza kabisa ikiri kubura ntabwo uri kugenda nkuko twabipanze mu ntangiriro wabuze iki reba nawe kugira ngo akabari kangana gutya gafite ibyumba n'ibiki byose tube dufite amacupa abiri yonyine ariko reka nkwerekere urani mpamo kugira ngo uhe ubwo mwanya ninanakubonyeho ubushobozi sinzi ikintu wampumye mu maso nkubonamo umuntu kandi nta muntu kurimo nta muntu ndimo nk'ubu ngubu kiriya hepfo gashabizi ntiyaje ari umurima w'ibisheke ujye uwukarandaguzamo ntuze ngo utandike ni ngombwa ko umuntu yacuruza ibintu biranguwe ujya hepfo mwaseruza ntiwaheze iriya ntoryi ngo uze udandaze iki dore ahubwo ukanuye ku maso intoryi mu kabari se bihurira hehe ukaja n'iwanyu ukadaha ibishimbo ukaza mbese ukamena hano hakaba hari depo cyangwa n'amakara azimuze iyi ni butike cyangwa akabari
ibintu byo muri mabutike rukubizana mu kabare gute hano ko twacururiza inzoga nyamara dore tazabura twabuze ibintu ucuruza cyo dandaza kirasitandika ntandike nyine tandika muzimuze ibi bintu uzanye twe mana yamba nta bintu by'ubwibone nshaka ubwibone bw'ikisi ibintu tukakubivanga n'akabare gute nshaka ngo dukore gihinga abantu babi umuntu aje ntafata icupa n'umuneke ukamuha n'agakingirizo n'agakingirizo ruzi reka nkwereke cyangwa make muzambwe ngo ndeguye muze umva nkubwiza ukuri njye bino bintu uri kuvangatiranya umuntu ngareka nkwereke seze rutahe ndicururi none zimuzi ibi bintu turabihera hehe ko ntigira ubwo muneke uguhagurije iki subiza ukarinda tandika wari ujya kugumaza iki yo boss nawe usigaye umuhabura ujya kugurya umukiriya muzi wari ubonye ngiye kurya ko ngiye kuwuhanagura shira hano igicero uguhagurisha njyewe nize nkutwaye iki umukiriya aje ntabwo yawutwara fata shira aho ngaho tandika ikuramo n'ibyo biri mu gipapuro zana icyo gipapuro gishaho hejuru muri kontwari jarira bapfunyikiramo boss rero umva nje none tugakujya dukorana ku mabwiriza noneho nje ntabwo ibi nabishobora ngiye kumbwiriza iki nje ubwo nje nari niteze ko tugiye kurangura tukarangura inzoga nyinshi none ndebera si wakoreye ngahe nakoreye ngahe se ko ndikubwira ngo twatusigaranye nazo bakaba batari baze kurana tona waba umeze guca nkururagara hano nta mafaranga wari winjiza abaraye mu maroji ntabishuye icyo nkeneye ni ikoti byanga byapfu ibyo nyine mba mbyumva ni n'ikibazo pe kuba ibyo bintu byabo ariko biha uburemere bidakwiriye uburyo uri kubyumvamo nta nubwo nje ndi kububona wakagombye kuba uri kuba barakundusha mama iki kibazo kigendamo gake ubu ngo yaba yaravunitse arewe iyo huti wamushyiraga niyo yatumye agwa mu mukinga aravunika arega wimbwira ibyo kuvunika byabarutuma hari n'igihe atavunitse ntabunitse se ubu ntabwo wavuze ngo bagende ngo baje gushaka Nsabii batazi yo uri kumva yaraje hano kwivunikisha kugira ngo bigende utese none sije turiho niyo kumbwira ukuntu ikoti riraboneka kuko mwagombaga kubona sababuze muzi umutingito nagize Nsabii mubura muzi ukuntu nabuze amahoro muzi ukuntu kuva yagenda ntari natamira indya mwagombaga kubungabunga ikoti kuko nirwo rurisho nsigaranye aha ngaha mw'inzu ibyo ndabyumva ariko narakubwiye mu gihe ibi bintu utabigenzemo gake uzatuma n'ibindi bintu byinshi byangirira noneho muri kubikorera ku mpima ibi kibakoze se kandi iryo koti ribuze kubera ku mpima na Nsabii arega yabuze kubera mwe kubera twe mugize ute oya nje ndambiwe ukuntu duhoza ku nkeke n'ukuri pe wumve ngo bingeza aha ntabwo nyibasha kwihangana nta nubwo nyisinzi muri iyo ndi kuvuga ubanaga ndi kuvuga ubusa oya ntabwo ari ubusa none ariko ubivuga nabi n'ibyo uvuga nibyo mvuga bivuga nabi ubivuga nabi nyine kuvuga ubusa mama gani yezi kana tani kwica nese wavuga ngo urukunzi zikino ntabwo nukwavunika none uyu wavunitse ugiye kumukubita uyu nguyu mureke nese mama amatwi mihini ugiye kubyimbaga nukuja he nzingiye nkoze iki hagarara hano ikibazo cyabonetse cyavutse nawe ukabyimbaga uri kuntambukaho uko wiboneye muzima ngiye nkoze iki ikoti rya Nsabii riri ma nkwiyame ngizanye n'ikindi kintu kizima mpamagariye nakwiyamye buri gihe kumbwira Nsabii mu matwi ndekura nyine uribazuye yakubwiye ngo iyi ni isaha n'umunota byo kukubwira ijambo Nsabii kuko mwambwira ngo nawe kwazibara ukamenya ngo washoye iki watangiranye iki kurya uyu urangije gucuruza umenyaga ngo wari warinjije ibi wasohoye mama rero ibintu uri kumbwira rero umva nkubwire kano kabari urabizi ntabwo turangura none uri ubuza pfundure ngo upfundurire iki nta mfunguzo ufite zo waranguye se none bakoreshaga amenyo nusubunda rupfunduza iki kora shabuka vayibu babona mama faranga yo kurangura ngenda shabukije nanje ikintu nshaka nukugira abantu bina babone ko yegera kwari mfite butike mfite kabare mfite iroje mfite ibara nibinashoboka tuzashiraho icapa cya hotel none bizaza biteze utarangura utampa amafaranga njye kurangura naho ubwo gufata inzoga ukazivanga n'ibintu bitumvikana ninde muntu uzaza agasanga imineka ahangaha n'amaronji n'ibiki byose bivangavanze n'inzoga ebyiri najuragabanya imidabango sandaguza ku meza ninsandaguza reba aya za amacupa abiri ni hamwe uratekeranya babone ko umuntu yaranguye ubusize imeneke n'amaronji ntibije genda dore rero mba nkubwire
ibi bintu nzanye ubirebe wirebe ubicunge wicunge amafaranga nabiguze nigati kuba inshuro 5 uzambwira ico wacuruje dore biri kuva kure ni mumenyo ga rubamba ubuze ahantu bivuye bashobora no kuba bari kunshaka bambuze umuneke uje gurarya batatu ntuzakora ikosa ko waguha umuntu umwe ibyo bintu urukumbwira wowe wabikora koko umuneke umwe abantu batatu ntaco ubwo wumvishe iyo biri kugana ntaco niba guguza ari gumwe gumenye umubwire uti guri kubamo inshuro zingahe nasikiya se nasikiye ibiki wowe umuneke umwe wowe urukumva wawugabanya abantu batatu dore n'ikindi rero tega amatwi urukona ko ibintu byo kuzana abahanzi hano urushoro twararuguze biri kubura amafaranga shakisha ukuntu nawe waje uri burungushura ubahangire dore buretse umenye ngo nawe utangire mbese arega ukuntu riri kujegera iri ngiri rigomba kubamo nk'icatani ukanu yagoma cyangwa nkwereke nabibaza nakari kahari rurakajyanye hanyuma papa Messi ndashaka kujya kwa muganga ntabwo ndajya kwipimisha kandi hamwe nashidikanya ko ashaka ko ari nk'amezi 3 ashize kandi iyo watinze baguca amafaranga ubwo rero ndashaka kujya kwipimisha inda yakuze ndashaka kujya kugura imyenda y'umwana nta sume nta base y'umwana mbese Messi yavuga nta kintu gihari na kimwe nta n'ishashi mbese ni ibibazo none cyangwa hari yamenye ku isoko ndebe ko nagura ubusureti ubusume ingobyi ariko wa mugore uzi ko njeyo menya ko ufite umutwe gucuramye guco ntari kuzagushaka uzi ko ntari kuzagukura iwanyu wankuye mu rugo ubwo wena ariko naragushatse uri umugore wanje ese urabihakanye ko nagushatse nanjye simbihakanye none sibyo nkubwiye rero niba ari itegeko nazanye rigomba kubahirizwa kandi rikagenderwaho genda ubu niba nkubwiye ibyo nkeneye umbwire ngo ubwenge umwana uzavuka nyuma y'amezi 9 uri kumubarira ibintu byo mu mezi 3 kugira ngo bigende biteze nari navi hano ngo ngiye mu mujyi kwipimisha ko kandi icyo kizino kigabanya ubundi ubyigwaga n'iki ko mwana ari umuhungu nise nyine byo nkubwira najya no kwa muganga nkaca muri ekogarafi bakandeba bakandeba ubwoko bw'igitsina cye sicyo nkubwira koko utwo dusarubeti utwo dukariso utwo dushashi twawe byihore umwana navuka tuzareba agasambu koroheje twagurisha akunyumvira nawe koko bakumvire si nibo bwa mbere wabugurishije isambu ntago ari ubwa mbere none ikibazo niba umenyeze ko cy'umwana n'ubundi nawe yifite uruhare ngo imitungo yanjye ufite n'imitungo turayifatanyije nyine wewe nande njyewe nawe papa ko mana y'isi n'ijuru ngaho da ariko uzi ko naraye ndose uri kuntera icuma nakwica ko none niba ukoresheje iyo nteruro ahubwo si ikimenyetso mbonye cyo kuba ntantera n'icuma undi umugabo kwica ngo dufatanyije iki niko ye mudamu imitungo izihe n'izihe icyo twasezeranye ugende gake genda uzinjire munsi y'uburiri haragira ingegera isunutse ubuzuri gakozaho n'agatoki ndagakeba zijana witonze subagura ukunzuzugura uzubahane gusa musuzuguye iki va mu maso kawituje kureba ibyo bintu biri mu gikari urebe niba hari icyo wabibyazamo umusaruro yego yeshka ukizamenya gutogoza udukaroni kandi mukuru ugiye kuzatwica kubera abantu udafitemo no mu maraso ziba amesire kandi reka nze mbabwire ibi bintu byose nimwe mwabyikururiye munabinkururira
uri kunyumva neza kuko iyo muza kuba hafi ya Nsabii ntagende ntabwo ikoti rya ryo riba ryagiye uvuze ngo ariko nitwe twabyikururiye yego ari twebwe nawe ninde wabyikururiye ninde wagiye kwemera kugira ngo aze muri uru rugo ntabwo ari byose wabyikururiye ukemera ko agomba kuza muri uru rugo kwari ukuri inshinzi mu by'ukuri aza hano hari ibyo byawe yariye hari amavuta yawe yisize ubu se yaraje kumara iki hano yaraje ngo tumucumbikire iwabo se ntaho agira ariko mwagiye murakora neza mw'abantu mwe mukiri mwiza mukagira neza mukigende ntabwo ibyo nabitekerejeho neza baje kugera ku muntu hejuru bafite iwabo yarabizi azi nuko azabigenza niba ye iryo ariko sadata nakoze mumungarurire n'ibintu bye byose musubize nyirawe bishimye neza ntabwo nenda kwirukanka inyuma y'irangi wemeye ko ari ikosa wakoze ukajya kuzanga ntabwo nigeze mbikubwira umva rero muhoza kwa kundi uzinga amasoko go muri go ikogararemagira irya hano ryo ntirirema ntarabona ikoti rya Nsabii ahubwo rigiye kuremuka kuko ibyo ngibyo ngiye ntabwo bindeba ndakubwira ngo nta wundi ntabwo bindeba umva nta muntu waza ngo arobanure uzi ko mfite amasafuriya ga mivero urikumva nkagira imihini nkagira amasuka muri iyi nzu nta muntu wazamo ngo ajyane ikoti rya Nsabii gusa urikumva ryagiye hemeze ariko ngira n'ikintu bimbwiye ahubwo mugomba kurima kuko ntabwo nabura Nsabii mu mambo ngo n'ikoti rye ndibure mwabantu mwe ko mwabana mwe mutazansenyera ko sinagwa kumva ko yaba yaje akarijyana we agacahe aho yaciye agiye wari uzambaye mu ijosi ngaho mbwira niba wamubonye ibyo nabyo biba gahoro barangwa kirahuza aho byari riri su umva mareka muve muri iyo mikino byari mu cyumba cye byari riri hese umva muve muri iyo mikino yanjye nta mwanya mfite wo guhagarara ahangaha nari mfite ibyo nigiriyemo niba ari uwo Nsabii muri kuririmba rero buri gihe ntabwo mfite umwanya wo kumwumva mu matwi heneye ikoti rye wa mukobwa ntabwo ibyo bindeba muhoza ya nyiramuhoza mbabarira nkura ku karubanda ahangaha tujuru umuhoza mani wowe ubonye wo kujya kwiba ikoti mbese muri make ntabwo uzi aho ikoti rya Nsabii ryagiye ntabwo nta n'ibyo wigeze ubona si wenda kuva agenda ntabyo yajanye pe kuko naribonaga si umurindi uzaza kukubaza ikoti ariko bite byanyu umwana we none se iyaje ntabwo amumbaza nkahita nirukira ku ikoti ntego mana na dorara ryari yarasinze yafuruye ntamwereka ikoti nusubundi kujya wirirwa umubeshya wamubwira ko ntaho kiba muri uru rugo nanjye narabimubwiye njewe ubu si muho naba nkuriye iki mu by'ukuri ahubwo harazagira umuntu uricika sha iryo vomo mangewe rwose nabimbaza nzabimubwira uzamubwira ibiki amubwira ko nawe ukiba muri uru wazaje uravuga ibyo wabonye ibyo utabonye ukabyihorera muho wakwitonda ukaramba nubwo urukumva agera abigenza ute ariko muho buriya nta kuntu wabigenza none mbikora ndakubwiye ngo kugira ngo abigire ute nashimashimye ahangaha mbura ikintu mfata ariko nawe ntabwo nabura ikintu ngufata babarira umbwira handaba n'ikoti rya Nsabii ntuzima ngiye ikoti rya Nsabii nzi ahantu uri oya uza ahantu riri mama wagabanya amahane ko uza ahantu riri mpamvu nkubwire ngo reka nkubwire ngaho mbwira tega amatwi sindekura nawe ukunyisumba kuruzwa ahubwo nukuri umungu asigaye ngaho wandenza abavi nese ku byo waje tugaragura ibintu byose bimeze uko ngaho mbwira ibyo ugiye kumbwira ni ibiki uzima utanyambitse ubusa ngaho mbwira kuko ntuncika numva mu nzara bimeze bite nyine kwaza kumbwira icyo nazize none nyine kare nasohoye imyenda ngiye kumesa kubera urabizi ko mba muri rya shyirahamwe ryo kwa Roza nyine nari ndi kumesa hano kare Roza baraje kuko urabizi ko mba muri rya shyirahamwe ryabo nabuza yo kwishyura niko kuntu Roza yaje ahangaha umesa biri guhurira he n'ikoti rya Nsabii nyine tega amatwi ngusobanurire niko kuntu Roza yaje ahangaha mbaza amafaranga ndi kwishyura muri rya shyirahamwe utanga ikoti rya Nsabii oya ndamubwira ngo nabe yihanganye nayo ndabona kubera aho ndi gukora muri iyi minsi bagiye kumemba nkahita njya kwishyuramo ndamubwira nabe yihanganye niba memba nzahita njya kwishyura nyine bigahurira he n'ikoti rya Nsabii ndi kubura tega amatwi ngusobanurire yaje ahangaha mubwiye gutyo ko ntayo mfite kwihangana biramunanira ahita twara ikoti rya Nsabii n'indi myenda ndi kumesa kidomoro nibasaragiye muho ikidomoro ni base nunze ko yaje akabitwara byose bija kuba ubwishu bw'imyenda yawe akarya myenda akishura umunigo ntabwo agomba kunyishura ibikoresho none bizagenda bite bizarangira bite nyine suzi ko ndi kubabwira nukuri mama kankubwira ibintu nkorera nta muntu wabyihanganira usibye umusazi n'injiji gusa none umaze kumpondagura unziza iki nje guhora basubona nigeze gukubita ko cyane mo karindagiramo bimaze kongera mu muhogo Lisa yey
amahoro umeze neza kumeze neza cyane uraga amazu rero ya yandi y'amazu ubwo gavuyemo nta giceri c'icumi na kimwe ndenge nige ntaco mishe nago ngago gavuye ariko umaze gucangamuka nukumenya ubwenge cyane ariko nicyo gukundira ufata vuba uya nta mafaranga se yatwaye we ubwo kumaza si uzi ngo namwemerera no gukuraho n'igiceri c'icumi rega nanjye ndikubyihoresha ari kuba asa nk'unyegereyeho gake nkahita nkora nkaba nk'intare ngasharira nk'imirima nk'umutonganye cyane nyine nk'umuntu w'umugabo mu rugo ejo bundi se yaguhaye 100 ariko nanjye karakana nakabonye ngahita mvuga ibi bintu bizakora koko 100 gutyo nje kubona mbona biri mu maboko ganje ubu rero mbwira uko biragenda dore amafaranga ntabwo ngako yemwe mwaramutse mukomere waramutseho mbe muzehe ego ko kuburaga ufite inkumi urubyaro bagiye mu zindi mirimo wa muntu kiretse tuyeza kuye teka ryose amakuru ki amakuru ni meza ariko radora abandi bakuburaga ikinyamunsi cyangwa kare mu ruturuturu ese ubuhandagajira izuba ngaho imikungugu wa muntu wese dore iki giti nicyo kijaga kiranyambiriza imbuga ariko iki giti wazagitera cyangwa hari ibyo waritse anjise ko navutse nkagisanga ahangaha wa muntu we dore iki giti ni cakera ni cakera ariko muzagitsintsure bagicaniza amatafari cyangwa hanyuma se mumeze mute none uratuzindutse rero uratuzirikanye ndavuze intireka nze nose uwo mwana ameze ate ego ariko si uracagira impungenge za Nsabii oya nose ko narega nande cukoze ndakwizeye pe araho arakomeye ubuzima yari yarabuze wawe nose ubu ntiyaba yaruhurutsera ego mama ahubwo si mu nzu yawe azakwirwamo bizagusaba kugira ngo upimiranye na gamadirisha ugakuremo ikiryango kibe kigo komeza umbereye naringize ngo aka kantu umuhe ni igiki icyo ngo hari ukuntu cozaga mu nda kikagira mbese ngo gikuye si hey ni urubuto ku mangazini ayiwe bino shaho umukwanje birimezaga ibiki urakiguze si ese iki ni igihaza ego mama ibi ngo nibitane ni bambwe nibikira bitabironi ndakubwiye ngo inyoni zirabimyaga bikimeza mu kwanje ntabwo ari nkibi ibyo urukuvuga ni imyungu buraze bicuma ubu gitangiye amafaranga muzehe makeya upfusha amafaranga iyo banza si wambaza sibwo naje ndaja guhaha kuko nkakubaza nazageza gihe noneho bose ndakubahoye ntabwo iki ngiki nagishira mu nzi wanje ibi barabihaze tujaga turabigaburira n'amatungo nawe wamugure nkibi nibitari ibyo uzo ko ntakundaga ibinyomoro ikinyomoro kimiraga cyagitonoye ibiki ngeneye nk'ibihumbi nka 5 nk'ibihumbi 5 sa sinabitse ngugurira inzungi waziguze none ndi mafaranga ukeneye nayiki bwiyabwendeki nayo kugira ngo nk'umugabo mbe mfite amafaranga amafaranga se ejo bundi naguhaye wayamajije iki ko wirirwa muri uru rugo cyangwa yahishirira reka muheze mu bigenda bike none amafaranga yandi uri kunsaba se nayiki reka ko kuba mfite oya Nsabii ibyo bintu ntabwo ari byo byo ko umuza kunyeke nshaka amafaranga uri kubona agenda ibanki ariko urukumva ko none amafaranga none se sinjuga singazanye nigagaragaye yazanye nyine ntuzuragabika rwose ubundi uragabika ugamazi ego ko muje murabimuhata ibyo imbuto wowe ubwo none nzi ngo ntabwo nzi ko nabintu biguraga nje ntabwo mbiguraga ndabifite byarimejeje ahubwo banambwe undangira babiguraga niba wakiguze bazaje baraza kwikorera aha haragura umukwanje byarimejeje nakangari ni ware babiri kuranda gatano none ubwo cyo ngaho rero kamwereke noneho rero ubwo niko arakivuya ubusanya gasani cyo ngaho rero noneho ubwo kanze urahahombeye uretse kirenda sikubiki
kibaga gikomeye kwa mama rero kikomeye nk'urutare mbese ngeze mu rwasanda ubu ku buryo wagira genda n'utusi wawe umbwe ngo rubaga rukomeye urasaragurikaga ibyo nyine muguraga bibaga byorohereye nyarasanga cyo ngaho rero ubwo bakaru iki kintu ego mama ni guca kibaga kimeze ariko zimuze bano bantu bari banaguhangitse nje ntabwo ibyanje bimeze guca byaba bimeze ute jewe ibyanje ujagura abanza ukabihata nuko ukabihata nose ntabwo ari nk'iki oya nje ndabihataga nkanabiteka nicyo kijana dore sinabikubwiye kare nibyo byaba n'ibihaza oya ariko ibyo ngibyo nje ndi kubona ari ibipiratano nose ubu iki kintu wagiteka ariko se ubu ko hari uko mfite akazi kenshi ngiye gukubura nkaba mfite n'ubushitsi ngiye kujamo simba ngiye kubikwereka ukareba njyane kokora nigo marariro ko ndiko nagifite amazi ubwo rero nose ubu ubwo ngize ntera cyanda rero ubwo noneho ubwo ureba utundi tuntu waguraho ariko mama ngaruraho maganane kutari kujura muzanira urusenda ko wagira ngo hari bararumuroze ubu bizagenda bi urusenda ni rwiza none si ko arumbazaga impaho maganane amaki ngaruraho ibiceri maganane genda nawe muzahemanyire batanga batarekuye ubu koko amafaranga maganane nirayakugarurira agagoga gajanye n'ibyo ndahaha nsurahaha mibi ego fata ndahahamo gamatunda gazamukaga gahagaze gajya ko madori cyo magamatunda ariko wari ukibabaye ubu ngiye uri kubona nta kintu cyo kwiyamaza mfite isa rero hano ubundi munsi reka se wabutangiye gushira mu bujyajya mwana wa mama amafaranga reba ukuntu ngabiricuye ariko uzi ibigambo mvuze utabivuga si uzi ko mvuze ibigambo nk'iby'urugabo rw'urumara rw'uruhemu mvuga ibigambo wagira ngo nanasaze ngabona kuza hega nanjye impamvu nabikubwiye ngo ubikore kuriya ni ukugira ngo nawe wige nkumaze kuba umugabo uracangamutse uracangamutse ubwo ndi kubona utangiye